Razitera ndakubwiza ukuri ko umuntu adashobora gutera intambwe nimwe asanga Imana ahubwo itera 100% igusanga aho uri hanyuma yagusanga naho uri nabwo ukanga kuyemera kuko biravuga ngo dore magaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire wowe icyo ugomba gukora ni ukuyemerera tubonye yuko twe turi kuba ku masezerano ariko se noneho abantu bose n'abanyamasezerano kereka abantu b'Imana abavutse bwa kabiri bo hari amasezerano bafite bahawe n'Imana hari amasezerano rusange hari n'amasezerano y'umuntu ku giti cye isezerano rusange Yesu yaravuze ati dore ndagiye kandi ubwo ngiye nibyo bibabera byiza nzaboherereza umufasha umukene sogokuru akaba umukene data akaba umukene nanjye kandi abona ubukene bunyototera ubwo bukene wanyu n'umuvumo ubwo ndumva ibyo bintu byabaza kubisheni kuko n'ubundi mise unibazamo ikibazo kuki umuntu yizeye bivuga ko umuntu yizeye Kristo abaye cyaremwe gisha abatangiye ubuzima bushya bwo muri Kristo ariko kandi umuvumo wa kera kongera ukamukururuka nazisezerano ryarangiye rega abasogokuruza bawe hari amasezerano bajyanye n'abadayimoni yo gukena utaga karamu cyangwa ufate goma ugenda usibe neza aho waryanditse iryo ntabwo ryavuye ku Mana kuko intego y'Imana yo gutanga isezerano ku muntu ntabwo ari ukugira ngo acumure none twareba intego y'Imana niki gituma Imana iguha iki isezerano ni iki gituma bose abana nabo kimwe gusa yo umuntu ambwiye ngo mfite ukuntu mbana n'Imana yanjye ariko nkabona yuko harimo ikibazo ngiye mpita numva ko ari Imana ye nyine birashoboka ko ari iyindi yaba afite ngewe ntazi ndayihorera ntago nirirwa nyigendaho kuko ashobora kuba ari ye nyine ariko hari n'undi ukubwira ngo Imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha uwo niwe ntindaho cyane gahunda neza yo kuza gutereta gutereta ntago ari iby'Imana ariko Imana ijya guteretera umuntu da ntabwo Imana ijya ibikora ibyo ngibyo nawe bahanurira barababeshyera ubwo rero murabe mwumva abantu Imana guhaye ubutware wowe cyakora urayisaba ko kuriyanta kwebwe ati Imana nyobora kugira ngo mitemo umuntu ukuri koko sinze guhusha ngo nje kuri fotokopi kandi ari original turabashoboje inshuti bavandimwe babagwiza urukundo tugarutse imbere ya kamera zagwiza urukundo kandi tuje kubasuhuza tuvuga ati Yesu nashimwe kandi ibyo mukora turabasengera ngo muhirwe muhahe muronke Uwiteka Imana abahazi byiza uyu munsi rero tugarukanye na mushiki wacu n'ubwo ari inyuma ya kamera ariko turi kumwe nawe yitwa Yamuragiye Kese ati hari ibibazo mfite ku masezerano Imana itanga abantu benshi bajya batubwira ngo bavuganye nayo bakaba bafite n'amasezerano aturutse ku Mana ati mfite ibibazo byinshi kuri ibyo ngibyo niba mufite umwanya twabiganira twamuboneye umwanya rero ngo tubiganireho tuganire ku masezerano Imana itanga ni karibu Kese nubwo abantu batakureba basuhuza ndabasuhuje mwese abagwiza urukundo aho muri hose n'inshuti zagwiza urukundo n'abandi badukurikirana bose aho muri hatandukanye tubahaye ikaze muri izi za urukundo ikaze nk'uko yabivuze rero nitwa Yamuragiye Kesiya tugiye gusangira iki kiganiro cyangwa se ibyo mfiteho ibibazo kuri iki kivuga amasezerano kenshi tujya twumva amasezerano abantu bavuga ngo amasezerano bande dufite amasezerano abandi bavuga ati ngiye mfite isezerano twumva tuvuga bibiri bivuga amasezerano ariko ubundi amasezerano ni iki iyo bivuga amasezerano Bible yita promises cyangwa se ubundi tuvuze mu kinyarwanda cyiza amasezerano ne amasezerano agiranwa n'abantu babiri hagati y'Imana n'umuntu umuntu n'Imana babagiranye isezerano bagasezerana ibyo wowe ugomba gukora hanyuma nanjye ibyo ngomba gukora ngo isezerano rero rifitemo ibice bibiri harimo igice cy'Imana n'igice cy'umuntu iyo rero kenshi Imana guha isezerano irarisohoza
kuko ibyo yakubwiye no kubikora irabikora. Ahubwo ikintu gituma amasezerano atinda kenshi ubwo nanjye gusobanura impamvu atinda cyangwa ataza, ariko ndimo mu cyongereza bayita agreement cyangwa contract. Hari ukuntu mukorana amasezerano y'akazi, ukavuga tuzajya woza ibyombo, uzajya ukoropa mu nzu, uzajya uteka, uzajya umesa, hanyuma nanjye ku kwezi nguhembe 20 cyangwa 30. Ubwo nuvuga ngo mugiranye isezerano ry'akazi. Haravuga ati rero wowe baye muri company yanjye uzajya ugeze ibicuruzwa aho bigomba kugera, mukagirana amasezerano ibyo agomba gukora nawe ibyo ugomba gukora. Nuvuga ngo hari ibyo umugomba, hari n'ibyo nawe akugomba, hanyuma hari ibyo agukesha, hari n'ibyo umukesha. Isezerano tugirana n'Imana riri muri ubwo buryo. Imana iguha isezerano ikavuga ati mwana wanjye nzakugirira neza, ariko ntabwo gusanze mu kabari ngo ikubwire ko izakugirira neza. Namwe nubwo igusanze mu gusambana cyangwa wica abantu ngo ikubwire ko izakugirira neza, ahubwo hari aho igusanze nubwo itabanje kuvuga ngo nukore bino nanjye nzakugira neza, ahubwo ikakubwira yuko izakugira neza bitewe n'ibyo nawe urimo gukora ibyo ngibyo. Iyo rero uruhande rumwe rufeyirinze cyane cyane rw'umuntu, kuko rw'Imana ntabwo ryo rufeyiringa, bituma n'irya sezerano rihera. Nibyo uvuze neza, ariko uvuze akantu kavuga ngo hari aho Imana igusanga. None ari Imana n'umuntu wigisa usanga undi ninde? N'Imana nisanga umuntu, ntabwo bishoboka ko umuntu yasanga Imana. Bibiliya iravuga ngo kamere itubamo, kamere yacu ubwayo yanga Imana, ikunda ibyaha, kamere ikunda ibyaha yanga Imana. Ntibishoboka rero yuko kamere yanga Imana kandi yayisanga. Hari abantu njya numva babwiriza ukumva baravuze ngo wowe ngo tera intambwe imwe yonyine, imwe yonyine, ngo izindi 99 ngo Imana ngo irazitera. Ndakubwiza ukuri ko umuntu adashobora gutera intambwe n'imwe asanga Imana, ahubwo itera 100% igusanga aho uri, hanyuma yagusanga naho uri nabwo ukanga kuyemera. Kuko iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire. Wowe icyo ugomba gukora ni ukuyemerera ukayitega amatwi, ugakingura urugi rw'umutima wawe, ariko ijana zose yazitegera iwawe. Aricyo nabaza none ntihaba ari impamvu yo kuvuga ngo umuntu atera intambwe imwe Imana igatera 99 imusanga, yenda ababivuga ntibabashingira kuri urwo ruhare umuntu agira rwo gukingura kugira ngo Imana yinjire? Urwo ruhare rugira rwo gukingura se urayisanze? Ndatekereza yuko ari rwo babashingiraho kugira ngo bwenda ko umuntu yaba yagize uruhare rwo gukingura, kuko adakinguye Imana urumva ntiyakwinjira. Hanyuma bakaba ari bwo bashingiraho, ariho babashingira bavuga yuko umuntu yaba atera intambwe imwe kugira ngo iyo ni intambwe yo kuvuye mu ijuru kaza mu isi, si no mu isi gusa, ikanagusanga n'iwawe, ikanakomanga ku rugi rw'umutima. None zo guratera intambwe ujyayo kandi irimo komanga ku mutima ati kingura. None se ntago ishobora gukomanga ngo yihorere? Yes, wayihorera, ariko nta ntambwe nimwe batayisanga. None yihoreye irigendera. None se ubwo hari uburyo numva babashingiraho n'ubwo bwaba ari ubwo uvuga ngo ndumva yuko ahari aho babashingira bavuga yuko umuntu yateye intambwe imwe, usobanuye yuko Imana ikomanga ku rugi rw'umutima w'umuntu, hanyuma umuntu akaba ari we wemera kuba yakingura cyangwa se atakingura. Ndumva yuko bashobora kuba bashingira kuri urwo ruhare umuntu agira, bakavuga yuko ahari yenda ariyo ntambwe umuntu yaba yateye, cyane kuba bavuga ko ari imwe. Iyo gutera gukingura ntabwo ari gutera intambwe, ni ukuyisanga, ukagira aho uva uyisanga, wenda urutambwe rumwe uvuye aho uri uyisanga, ariko si ukwemera, kuko n'ukwemera nabyemerera aho nicaye, navuga ni Imana ndakwemeye, ubwo se nayisanze nateye urutambwe gukingura. Nyine ibyo byitwa kwemera nibyo byitwa gukingura. Icyo cyitwa kwemera nicyo cyitwa gukingura, ariko si uko itera intambwe jyewe mva mu byimbo byanjye, mva mu byicaro byanjye aho narindi nsanga Imana. Ni ukuvuga ngo ngomba kugira ibyo ndeka n'umwe ngatera intambwe ndimo mva mu byo narindimo nsanga Imana, ariko nta kimwe nakora kugira ngo nsange Imana, ahubwo n'ibyo ubwayo niyo nsanga 100%. Noneho ubu ngubu tubonye yuko twe turi kuvuga ku masezerano, ariko se noneho abantu bose ni abanyamasezerano? Kereka abantu b'Imana.
abantu b'Imana abavutse bwa kabiri bo hari amasezerano bafite bahawe n'Imana. Hari amasezerano rusange, hari n'amasezerano y'umuntu ku giti cye. Isezerano rusange Yesu yaravuze ati dore ndagiye, kandi ubwo ngiye nibyo bibabera byiza, nzaboherereza umufasha wo kubana namwe. Ubwo ni ukuvuga ngo adusezeranije kuzatunga umufasha, ni ukuvuga ngo twese abazamwemera ni isezerano rya rusange, azamutwoherereza uwo mufasha aze abane natwe. Kabiri yaravuze ngo ndagiye kandi nzagaruka mbajyane. Ubu twese twicaye dutegereje yuko Yesu azagaruka kandi akagira gute katugereho n'amasezerano. Ni ukuvuga ngo amasezerano arimo uburyo bungahe? Arimo uburyo butatu. Wabutubwira? Ari ubwoko butatu bw'amasezerano, sinzi niba ariyo urimo kumbaza. Ndimo ndabura kuntu ndi bubivuge. Hari amasezerano duhabwa n'Imana ibinyujije mu bahanuzi, hari amasezerano duhabwa n'abahanuzi bayaduhanuriye ubwabo, n'Imana yavuganye nabo, na Satani bavuganye nabo bakaduha amasezerano nabo. Hari n'ubundi bwoko bwa gatatu bw'amasezerano twahawe n'abahanuzi ariko aturutse kuri Satani. Ariko nashaka kumenya nimba ari amasezerano abantu bajya batanga, ndabyita abahanuzi baduha, batubwira ati Imana ikugiriye neza, izakujyana muri Amerika, ikubakiye inzu, iguhaye imodoka. Ubundi ibyo nge ntabwo mbyita amasezerano. Yego hari ababyita amasezerano, ariko giye bene ibyo ngibyo ntabwo mbyita amasezerano. Ibyo turabyemerewe, batubibona bihanira ibyo turabibona, ariko reka nabyo tubyita amasezerano. Ubwo tuvuge ko hari amasezerano y'ubwoko bubiri, amasezerano rusange n'amasezerano y'umwihariko, ayo duhabwa Imana y'ibyo izadukorera hanyuma. Reka tubyemere dutya, nabyo tubyita amasezerano. Nubwo giye ndabyita amasezerano kuko giye ubundi utacumuye ku Mana, hari ibintu biba muri package y'Imana ikuzanira iteka umunsi ku wundi kugenera, ikuzanira umunsi ku wundi. Bene ibyo bintu rero birimo ibyo byiza twifuza mu buzima bwite bwa buri munsi. Kuko iyo usomye mu gutegeka kwa 2:28 Imana yabwiye Abisiraheli ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitonda amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho. Hanyuma rero rondora ubwoko bw'imigisha ariyo bamwe tujye twirirwa dusengera. Ndavuga ngo uzagira umugisha mu majya n'amazi, nugenda uzagira umugisha, nutahana akamverope abana babona icyo barya, cyangwa utahana agafuka, cyangwa utahana kuri konti. Uzagira umugisha mbega mu ngendo zawe, uzagira umugisha mu murima, nukuvuga ngo ibyo kurya bizabihari, uzahinga weze. Uzagira umugisha no mu mudugudu, naho tuyuzibutwa umunyehirwe. Imbuto zo mu nda yawe zizagira umugisha, abana bawe uzabyara abana kandi nabo baba abanyamugisha. Imikumbi yawe uzorora, n'amashyo yawe si ukuvuga ngo si ugutunga amatungo magufi gusa, uzatunga n'amaremare, n'amagufi n'amaremare. Uzagira umugisha mu mitungo, uzagira umugisha mu bigega. Iyo bavuga ibigega bavuga stock, aho ubika ibyo kurya nawe hazagira umugisha. Nuvuga ngo ntihazaba mu busa. Ukuvuga ngo tubonye inka, Bibiliya avuga ngo nicyo uzagira ugeze ku murongo wa 8, ngo nicyo uzagerageza gukora cyose kizagira umugisha. Umurongo wa 8 haravuga ngo nzategeka umugisha ko mu bigega byawe, ngo kandi nicyo uzagerageza gukora cyose, n'aka business gato uzashinga nako kazagira umugisha. Ni ukuvuga ngo rero y'amasezerano yo kuvuga ngo njyanye Canada nakoze nkabona umugisha mu byo ndimo gukora, ibyo ubwabyo umugisha uranjyana, si ngombwa isezerano. Hari ikintu ikibazo mise numvamo, mise mbona ikibazo, hari abantu nyine bizera Kristo, ariko ugasanga mu iterambere ryabo ntago batera imbere mu buryo bugaragara, ugasanga bahora basubira inyuma mu buryo bwinshi bagerageje gukoramo ibintu byabo kugira ngo batere imbere. Nimba acuruza ugasanga arahomba kenshi, nimba se mbese ugasanga ibibazo ni byinshi kandi ari umwizera wa Kristo cyangwa se ari uwo munyamasezerano. Hari ikiganiro twakoze hano kuri Gwiza Urukundo TV kivuga ku mugisha, kigaragaza impamvu abantu bahomba n'impamvu bunguka. Hari n'ikindi turimo dukora cyitwa ku muvumo.
ni ukuvuga ngo umuvumo ushobora guhagarika umunyamugisha kugera ku mugisha igihe atarawutahura ngo awurwanye. Ariko kenshi abarokore cyangwa abayizera ntabwo batera imbere kubera ko batazi amahame. Kugira ngo utere imbere ibintu by'Imana bigira principle cyangwa bigira amahame runaka ugomba kugenderamo. Iyo rero wanyuranyije n'ihame na ubukijijwe ijuru uzaribona, ariko ubukire bw'uzafuta bubonye, kuko ubukire bufite ihame ryabwo, kimwe nuko no gukizwa nabyo bigira amahame yabyo. Iyo wanyuranyije n'ihame ryo gukizwa ntushobora gukira, ntushobora gukizwa, ntushobora kubona agakiza, ushobora kuza gutanga umubyizi mu nzu y'Imana. No gukira rero gutera imbere nabyo bifite amahame. Iyo wanyuranyije n'ihame rimwe ntabwo bigukorera. Nese ko hari igihe umuntu yigenzura agasanga aragerageza akisakamo icyaha cyangwa se akisakamo gukiranirwa, agasanga arakiranuka, agashaka ikintu cyamuteza uwo muvumo cyangwa se cyaba impamvu y'uwo muvumo akakibura. Ntabwo umuvumo uza ku muntu ufite ibyaha gusa. Abantu baranakuvuma, bagushakaho impamvu bakakuvuma, kandi iyo bakuvumye umuvumo uragufata. Umuntu agushakaho impamvu akakuvuma, agatereka umuvumo mu buzima bwawe. None se umuvumo, ubundi imivumo urimo uransubiza inyuma, uzasubire rero ibyo biganiro. Yego, ni ibiganiro by'imigisha nyego tugeze ku mugisha pati ya 3, tugeze no ku muvumo pati ya 2, kandi turacyakomeje. Ibyo biganiro nubikurikiranye ukabyumva neza, ntabwo ibibazo waba ubimbaza, twarabisobanuye hariya. Imivumo rero iri mu bwoko bwinshi. Hari umuvumo tuvumwa kuko tutumviye Imana, kuko dufite icyaha twakosheje ku Mana, akagira umuvumo utuzaho. Hari n'imivumo dufite tukwakomeye ku babyeyi bacu, tukaba twaravutse dusanga ababyeyi bacu ari ibivume. Noneho umuvumo ukava ku babyeyi ukamanuka no ku bana, ugasanga umwana afite umuvumo. Ntaguha n'urugero, hari indwara abantu bagira mu muryango, ukaba bati ni indwara y'umuryango, twese turwara sima. Umuryango wacu tujya turwara sima. Buriya ugiye kugenzura inkomoko y'iyo sima ni umuvumo. Ntabwo kugira indwara yabwo. Ugasanga umuryango runaka ugira abasinzi, ugasanga sogokuru ari umusinzi, data yari umusinzi, nanjye ndi umusinzi. Ubwo businzi buri aho ngaho ni umuvumo, buzakubuza no gutera imbere. N'urugero ndimo kuguha. Ugasanga sogokuru ari umukene, sogokuru akaba umukene, data akaba umukene, nanjye kandi abona ubukene bunyototera. Ubwo bukene iwanyu ni umuvumo. Ubwo ndumva ibyo bintu byabaza kubisheni, kuko n'ubundi mpise unibazamo ikibazo ngo kuki umuntu yizeye, bivuga ko umuntu yizeye Kristo aba icyaremwe gisha, abatangiye ubuzima bushya bwo muri Kristo, ariko kandi umuvumo wa kera kongera ukamukururuka. Nazo isezerano ryarangiye. Rega abasogokuruza bawe hari amasezerano bajyanye n'abadayimoni yo gukena. Ariko noneho ko mbaye icyaremwe gishya muri Kristo. Yes, niyo mpamvu ugomba guhaguruka ukarwana, ukagenzura mu buzima bwawe, ukareba igituma udasucceeding, utagiye kubyo Imana ishaka kugeraho, hanyuma ukabirwanya ukabica. Nuko ngo umunizera cyangwa se umukristo ategekwa kurwana intambara z'uburyo bwose. Rego ubuzima ni intambara, my friend. Yego. Iyo utarwanye urapfa. Iyo utarwanye barakurasa. Yego. Cyangwa bakagufata wa buzima. Bakagufata amateka, bakakubamba cyangwa bakakuryamo burushete nk'aha hakurya. Noneho reka tugaruke kuri aya masezerano rero. Njya numva abantu bavuga ati njyewe ndi umunyamasezerano, kandi ubwo ndi umunyamasezerano nta nubwo napfa nta n'ikintu cyanyeganyeza. Ntibapfa se? Reka nkubwireze kagire mubaze nyine, hanyuma uraza kudusobanurira impamvu umuntu ahagarara akavuga ati njyewe mfite amasezerano menshi, ntabwo napfa, hari Imana yamvuzeho kitari cyasohora. Ese koko kuki umuntu aba avuga ko hari amasezerano Imana yamuvuzeho adashobora kugenda, Imana imugiyemo ideni, ariko ugasanga umuntu apfuye bya bindi byose cyangwa se byinshi muri byo nta na kimwe yari yageraho? Ni ihe mpamvu? Hari impamvu nyinshi. Hari impamvu nyinshi zituruka kuri bwa bwoko butatu bw'amasezerano mbanze mvugeho, hanyuma ubwumve. Hari amasezerano tubitse ataravuzwe n'Imana, tugatumira umuhanuzi wacu, umuhanuzi akaza, noneho tugakorana amateraniro, kuko twamutegeye twamuha agatike kacu,
kandi tumwizeyemo kuvugana n'Imana n'ubundi nicyo twanamutumiriye noneho yatwicara hagati Imana nivugane nawe n'igihe ikintu tubwira noneho akagira isoni zo guhaguruka muri twebwe ntacyo avuze hanyuma akatureba uko turi akadukubita amasezerano ari we duhaye n'Imana ivuganye nawe naza kukwereka icyanditswe niba ubishaka nshobora kuba ntazi aho kiri ariko nanjye nicyo kivuga bavuga ngo abahanuzi si byo batumye ariko barihuse bavuze navuze reka kiringe ngira ngo Yeremiya 23 23 kandi umurongo cumi na gatandatu ngira ngo tuvuge Yeremiya 23:16 aba ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo bavuga ati nimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira babigisha bitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka ahanga ubonye ko umurongo tubwiye ngo bihimbwe n'imitima yabo mbega mu materaniro yacu batinye kuyavamo kandi tubaziho kuvugana nayo batinya kuyavamo batavuze ko ivuganye nawe batubwira ibihimbwe n'imitima yabo 17 barababwira basuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro n'umuntu wese ugendana umutima unange baramubwira bati nta kibi kizakuzaho 18 reka turebe kuri 21 avuga ngo aba bahanuzi sijye batumye ariko barihuse sinavuganye nabo ariko barahanuye hari amasezerano amwe mubitsi mukaba muyafite mu makayi yanyu cyangwa mu dukarine twanyu ariko Imana itaravuganye namwe none mugahora bayiteka mwishyuza Imana yuko amasezerano yatinze hari isezerano rya kabiri iryo Satani yavuze akarinyuza mu muhanuzi we w'ibinyoma cyangwa ikaba yareba wa wundi w'Imana wagize intege nkeya akamuvangira nawe akamuha isezerano akari guha hanyuma iri sezerano rya Satani ryo rero ritandukanye n'andi masezerano yavuzwe n'Imana cyangwa yavuzwe n'abahanuzi iyo Satani amaze kuguha isezerano hanyuma iryo sezerano akari guha rinyije umuhanuzi ukaryakira ahita agaruka akazajya kongorera ati se bya n'Imana yavuganye nawe urabona bizasohora ko buri munsi iryo sezerano Satani avuze rigahora rigukomanga ku mutima rikubwira yuko bitazagira gute bitazasohora none nawe uza kuvaho ugatangira gutekereza ko bitazasohora bikaza kurangira rya sezerano rigucumuje subiramo ngo rigucumuje icyo kibazo rero subiramo ngo rigucumuje ariko rigucumuje bikaza kurangira rya sezerano rigucumuje iyo rigucumuje rero bigenda biti utangira gutuka Imana cyangwa se ukivovotera Imana buryo kwivovotera Imana nikiri Imana yangu urabiza Abisirayeli bivovotera Imana uko byabagendekeye n'ubundi gahunda y'iryo sezerano Imana Satani yaguhaye ryaro kugira ngo iguteranye n'Imana ujya wumva abantu bavuga ngo Imana imbabare gucumuzwa n'iki n'amasezerano inshuti mudukurikiye niba hari isezerano rijya rigucumuza ufata agakaramu cyangwa ufate goma ugenda usibe neza aho waryanditse iryo ntabwo ryavuye ku Mana kuko intego y'Imana yo gutanga isezerano ku muntu ntabwo ari ukugira ngo acumure none twareba intego y'Imana niki gituma Imana iguha iki isezerano ni iki gituma nuko kugira ngo rigukomeze Imana iguha umugisha 29:11 Yeremiya haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni ku Uwiteka Nyiringabo agira gute nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza ntabwo ari iki ntabwo ari bibi kandi igituma mbikubwira ni ukugira ngo nkureme umutima ni ukugira ngo ngukomeze ariko haleluya ni ukugira ngo ngukomeze hanyuma wiringire ibyo uzabona hanyuma n'ubu utarabibona uba ukomeye utegereze none ibyo Imana iguhaye ngo bigukomeze igihe kizajye kugera ugikomeye kuki bikugwishije ni ukuvuga ngo twamaze kubona igisobanuro ubwo Imana igikora ereri
Tanze kubona Imana ijya yibeshya se aya ntabwo Imana yibeshya Imana yacu ntabwo ari impumyi ubwo no kuvuga ngo iryo sezerano si iryayo n'ubwo iryo sezerano ntabwo ari iryayo tuyakure mu yandi rikuremo fata agakaramu unyuzemo cyangwa ufate gome usibe cyangwa niba ufite byinshi ucaga akapapuro uje kujugunya abantu muri iyi minsi bafite ikibazo rero giteye gitya kubera yuko bafite amasezerano menshi ateye atyo abacumuza abantu basigaye batinya abahanuzi yamureba akamubona muri ya shusho yindi izanye ibintu amasezerano amukomeretsa cyangwa se amucumuza nk'ayo ngaho tumaze kumva bigatuma rero umuntu atinya umuhanuzi none ni gute umuntu yamenya gutandukanya umuhanuzi uvuganye n'Imana cyangwa se ijwi riturutse ku Mana n'ijwi riturutse kuri Satani erega buri sezerano ryose baguhaye buri buhanuzi bwose baguhaye bujyaginge bugenzura rero koko buhamanya n'ijambo ry'Imana ikibazo rero nuko n'amasezerano basigaye batanga adaboneka mu ijambo ry'Imana isezerano Imana imaye umugore se ribyanditse cyangwa imaye umugabo ayo masezerano yanditse he muri Bibiliya bivuga ngo ikigore cyose nikizabura iki kigabo cyacu none ubwo iryo sezerano ko ryanditse uri gusubiramo ibyiki ngo bamaye umugore ubivuze ntacyo ariko utanabivuze ntacyo igituma abantu bacumura ni cyagiye none uvuze ngo Imana iguhaye umugore gukorera ubukwe none umugabo akabura cyangwa umugore akabura igihe kigakweguka uri wabimaye yakabambwa ati birarangiye mbonye birangiye nejo bunda hanyuma ubukwe nibusohora bikancumuza ariko se ninde wigeze ucumuzwa n'isezerano rivuga ngo Yesu azagaruka tujyane nawe naryo sezaduhaye yararitanze kukiza ritaducumuza turaritegereje kuki ritaducumuza ryo nuko ari we warivuze abanyamubiri bo bacumuzwa n'iby'umubiri none se ko Bibiliya ivuga ngo azaduha umufasha wo kubana natwe umwuka w'iki wese twihanganira barumva imodoka bihinda hano barimo barakora umuhanda hafi yacu nta kundi twabigenza reka twikomereze abantu bacumuzwa n'isezerano rivuga ngo azaguha umwuka wera akaba abona atarawuzura none agacumuzwa nawe ati Imana ko bitinze ugacumura abanyamubiri bacumuzwa n'iby'umubiri bacumujwe n'ibiryo bacumujwe n'abagabo n'abagore n'imyambaro n'amafaranga n'utuzi ibyo nibyo bacumuje kandi ibyo ngibyo kugira ngo bibone si ngombwa ngo Imana ibivuge ibyo wanabibona rwose Imana itirwa ibivuga ibyo binimigisha Imana itugena muri Kristo Yesu ntabwo ari ngombwa rero ngo Imana ijye kubivuga ngo tubyitama ibyo si amasezerano niyo mpamvu nakubwiye n'ibyo simbyita iki gusa ariko ntituze kwirengagiza ko hari abahanuzi bukuri bashinzwe gutangaza amakuru avuye ku Mana bayahereza abantu b'Imana kugira ngo imitima yabo igubwe neza kuko nkanjye nkuru nabonye ntetse kubona umuhanuzi abwira umuntu atumvira icyo Imana ivuganye nanjye mbona umuntu agize ubwoba arirutse ndavuga ntese abantu bakutse imitima kuri uru rwego ku buryo umuntu avuga ati umva nkubwire icyo Imana ivuganye nanjye nkabona umuntu arirutse ndeba n'amaso ndavuga nti iki kirere cy'umwuka w'ubuhanuzi gisigaye gifite ikibazo ku buryo umuntu hari igihe umuntu ubwo ashobora kuba yaragomeye Imana none yakumva ati mva icyo Imana ivuganye nanjye kandi uwo muntu wagomeye Imana akaba azi icyo Imana ivugana n'umunyabyaha hakaba akizi none se ubundi nibaza nyine ni iriya jambo Imana ibwira umunyabyaha n'ubuhe buhanuzi Imana ishobora guhereza umunyabyaha akenshi ni ukwihana bimubwira ngo ihane yes kandi akaba adafite gahunda yo kwihana cyangwa ikaba imubwiye kenshi kwihana akaba abizi ngo none ibikurikiraho ni inkoni akiri avuga ati reka nzabone bingwira nabyumvisha ariko bisa kose nuko yari yaje kuyirebera aho yari ageze ntabwo abantu benshi tujya gushaka Imana baje gushaka ikize bamwe ku buryo ushaka kuzamuka umusozi ukamanuka undi uje kuvugana n'Imana uko ushaka kumuvuganira wahagera yakubwira ati umva icyo mvugana nawe ukiruka ntabwo ndetse ubwo niba Imana yaramubwiye ngo mva icyo mvugana nawe rero yaje gushaka yirukanyijwe n'iki ni ikibazo ntabwo ariyo nyine yaje gushaka
reka nubona abantu buriye umusozi ntugire ngo bose bagiye gushaka Imana. Hari abagiye gushaka y'abagabo n'abagiye gushaka y'abagore, hari abagiye gushaka y'inshuti naho mu nsengero, kandi nuko bigenda. So witekereza rero ko abantu bose bari mu nsengero bazanywe n'ikintu kimwe cyitwa agakiza. None se ibyaha bivahe mu nzu y'Imana? None se Imana yanga iki? None kuki uzana umwanzi w'Imana mu nzu y'Imana? Nyine hari ukuntu umuntu akubwira ati ngiye hari ukuntu mbanye n'Imana, ariko cyangwa se abandi bakakubwira ubwo se niyo mu ijuru, abandi bakakubwira ati uretse gato, uretse kunjyana hino hari ukuntu wowe ubanye n'iki? n'Imana yanjye, n'Imana yawe. ngo hari ukuntu umuntu none se umubyeyi agira ukuntu abana n'uburiza, akajya nuko abana n'ubuheta, akajya nuko abana n'abucura, cyangwa bose abana nabo kimwe? gusa yo umuntu ambwiye ngo mfite ukuntu mbana n'Imana yanjye, ariko nkabona yuko harimo ikibazo, ngiye mpita numva ko ari Imana ye nyine, birashoboka ko ari iyindi yaba afite ngewe ntazi, ndayihorera ntago nirirwa nyigendaho kuko ashobora kuba ari ye nyine. Ariko hari n'undi ukubwira ngo Imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha, uwo niwe ntindaho cyane, nkagira ikibazo nkavuga nti mbese Imana nimba yanga icyaha igakunda umunyabyaha, umuntu hari igihe yagereyeho akihana agahinduka umundi muntu mushya, ariko se nkibaza nti igihe ukivuga ngo Imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha, igihe yaza igasika gusangana icyo cyaha ikwita iki? Hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo aho umuntu ajijishe uzabona agira gute? Ntaterewe. None se ubwo ajya guca umugani igisabo atagikunda? Nawe reka nkubaze nyine waza kunsubiza. Ubu ngubu wari uri muri salo wicaye, ukajya kubona ukabona inzoka ihurudutse hanze, ije yirukanka, ufashe inkoni ngo ikubite, ikaba yinjiye mu gisabo kandi kiri mu cyumba cy'abana, wabigenza ute? Aho umuntu yajishe igisabo nagira gute? None inzoka ihurudutse hanze iraje yinjiye mu gisabo kandi harimo abana muri iyo nzu, ubwo bigenda gute? Ubisa kose inzoka wayisohora ute? ureba ikiruta ikindi, ureba icyo guhomba, ukavuga ati ndaramira kimwe ndegera ikindi. Ni ukuvuga ngo cya gisabo uterurana na cya gisabo na ya nzoka byose ukabihwanyiriza hamwe, ugakubita igisabo ukicira inzoka ni umunyarwanda ukandi usibye no gutera ibuye ukubisaho n'inkoni wowe. Urumva mu gisabo nagize ngo wabireke inzoka ikazivanamo. Oya, kandi abana bari mu nzu, rega nubwo bataba abana nawe ubwawe urahari, nawe ntago yakugirira impuhwe kuko inzoka ntago ari umuturanyi mwiza. Ni ukuvuga ngo igisabo rero uragikunda nibyo birumvikana, ariko kuko ugikunda mu kintu ukunda hihishemo umwanzi kandi utari bubone uko ukuramo umwanzi, kuvuga ngo urafata iyo nshuti yawe, uwo mukunzi wawe n'uwo mwanzi bose bagendere hamwe, hanyuma usigarane amahoro. None reka tugaruke rero, reka dufate umunyabyaha tumwite igisabo, hanyuma icyaha tukita inzoka, kandi Imana ashaka gukura icyaha mu bana. Ubwo umunyabyaha ntizamujyanana n'icyaha cye nk'uko bivuze, kuko Imana ikunda umunyabyaha yego, kandi ihora iteka imubwiriza ngo umunyabyaha yihane, ariko umunyabyaha ntabwo afite gahunda yo kugira gute, yo guhinduka. Icyo uzakurikiraho rero, Imana izafata inkoni ikubitana umunyabyaha n'icyaha cye, ngo iki kizarimbura abanyabyaha, n'abanyabyaha bazarimbuka Imana ibakunda. Ntabwo Imana izigera ibanga, irabakunda, ariko kubera icyo bacumbikiye umwanzi w'Imana, bacumbikiye imbere muri bo, kandi Imana ishaka kumukuramo, ni ukubahwanya. Rero babandi bajya bavuga ngo Imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha, barabyumvisha yuko amahirwe afite nuko umunsi washira Yesu ataraza. Wowe uretse gato, njyewe nifitiye umwanzi, none wowe ushuditse n'umwanzi wanjye kandi turimo turarwana. Umwanzi wanjye turimo turarwana, noneho nawe ushuditse nawe, urangije uramucumbikiye, ninza kumutsemba wese nzagutsemba. Uzahera kuri njye mucumbikiye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo dore umwami agabye ingabo ze ngo zijye kurwana n'iki, none ubwo nizigusanga wacumbikiye umwanzi we zizakugenza gute?
uzarwishigisha kuko uzarusoma kuko warwishigishe. yego twakomeza noneho. Ikindi rero nshobora kukubwira nuko mu masezerano amasezerano yose duhabwa haba harimo uruhare rw'umuntu n'uruhare rw'Imana. Iyo dusomye muri Yosuwa igice cya 3 nako igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nuko nababwiye Mose. Barimo bajya mu gihugu cy'isezerano, Imana yaravuga ngo aho bazakandagira hose Imana izahaba. Ariko dusomye igitabo cya Yosuwa tubona yuko aho bakandagiye hose nako aho igihugu cyose uko Imana yari yakibwiye Mose batakibonye. Uzima ngo batakibonye ni kubera ko hari aho basigaye badakandagiye. Niba ushaka kumbwira mbikwereke muri Bibiliya. Yego. Yosuwa tujyayo turebe ubirebe. Ni ukuvuga ngo Imana iguhaye isezerano haba harimo uruhare rwawe. Iyo rero udakoze iby'uruhare rwawe urimo urabyumva? Yego ndimo ndabyumva. Haba harimo uruhare rwawe kugira ngo Imana iguhe isezerano cyane. Igice cya 15 cya Yosuwa umurongo wa 61 turageza kuri 63. Aha turimo turasoma imidugudu. Hari umutwe w'amagambo hasi ku murongo wa 21 uvuga ngo imidugudu w'umuryango w'Abayuda. No kuvuga ngo Abayuda bahawe igice muri Kanani. Noneho ku murongo wa 61 iyo mu butayu ngiyi ni Betaraba na Midina na Sekara na Nebushani n'umudugudu w'umunyu na Enigedi. Imidugudu ni 6 hamwe n'ibirorero byayo. 63. Ariko abayebusi bo bari abaturage b'i Yerusalemu, Abayuda ntibashoboye kubirukana. Nuko abayebusi bagumana n'Abayuda i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Abayisirayeli Abayuda ntibigeze bagenda ngo birukane abayebusi. Buki bari bakina ibyo gukandagira Imana ikababagabiza. None baravuze ngo duturane, barahaguma. Iyo udakoze uruhare rwawe ntuzategereza uruhare rw'Imana. Uruhare rwawe nuko hagera. N'Imana ikubwiye ngo mwubakiye urugo urambagiza rongore. Ariko umuntu atuvuga ati ndarongora nyereka n'uwo ndongora. None Imana gahunda niza guza gutereta. Gutereta ntago ari iby'Imana. Ariko Imana ijya guteretera umuntu da? Ntago Imana ijya ibikora ibyo ngibyo. Nawe bahanurira barababeshyera. Imana guhaye ubutware wowe cyakora urayisabe ko kuriyanta kwebwe ati Imana nyobora kugira ngo mitemo umuntu ukuri koko sinze guhusha ngo nje kuri photocopy kandi ari original. Iyo ubwa yakoriyanta ikakwereka inzira nziza ugomba kunyuramo yakuyobora, ariko ntabwo yaguteretera azakubwira n'amagambo yo kuvuga nakareka. Ibyo ni ibyawe. Rega guhaye ubwenge kandi kuzi ubwo bubasha ikuzi ahubwo bubasha. None urabona yuko kugira ngo isezerano risohore hari uruhare rwawe n'uruhare rw'iki rw'Imana. Iyo rero ujya kubwira ikintu uruhare rwawe bayarurangije habasigaye uruhare rwawe. Abantu rero ducumujwe n'amasezerano Imana itagize gute itaduhaye, cyangwa se amasezerano akaba atinze gusohora kuko tutakoze uruhare rwacu. Iyo kubwiye ngo nzakugira ukomeye ugomba gutungana no gutunganya ibyawe ugakora cyane. None se kubwiye ngo uzakugira ukomeye nse hari umuntu ukomeye atakoze kandi akabigiye nyine ukora bikanga. Nakubwiye ndi kugira ngo ibintu byange hari ibipfa. Ubwo se kuki ushobora kubikubwira ka erega buri kantu kose nigapfa mu buzima bwawe jya ujya gusobanuza Imana kubwira aho bipfira ati Imana byapfiriye. Ariko twebwe tuza gusenga tuyitonganya ati Imana ndakubeta ndarimbura ndaswanya kuzana poga hanze ugakata ukagenda. Inzara yigeze itera mu gihugu cya Isiraheli ngo imara imyaka 3. Dawidi yarahingishije bahinga ibishanga bahike hariya byita inkuka. Ibishanga n'inkuka zabyo
barahingisha bagira amaterasi y'indinganire ku misozi barwanya ubutayu ariko inzara irangira ntumba imaze kubazengereza Dawidi aravuga ati ariko ndindukaga mu biki ajya gusobanuza Imana avuga ati Imana niki gitera inzara ko nagerageje n'ikindi kintu ndagifite uyishatse nakikwereka ati Imana ko nagerageje ibishoboka byose niki gitera iyi nzara Imana avuga ngo nuko Sawuli yisha abagibiyoni kandi mwari mwaragiranye isezerano nabo ati none mbigenze ne mugire gukemura icyo kibazo nyine mwakoze aragenda Dawidi areba abagibiyoni ati Sawuli yarabishe none dore inzara yaraduteye turagire gute abagibiyoni ngo nimuzane abantu mu nzu ya Sawuli natwe twihorere bahitamo abagabo 7 da barababamba inzara icika mu gihugu ubwo wabonye ko ikibazo iyo kije kiba gifite icyakizanye none wowe niki gituma ucuruza nibigende sobanuza Imana hari n'igihe bakuroza inyatsi uburyo bwinshi bwateye hagiye ibiganza byawe cyangwa ibirenge byawe bivumye yesi niyo babivumye rero sobanuza Imana Imana ikubwiye ngo ikibitera niki hanyuma urwane n'ikintu uzi Paulo yarandiza avuga ngo ndaterana ingumi ndarwana ariko sinkugira gute sinkuhusha we ahateragize gute none ritera aho utazi abatera ukaruha wamara kuruha wakwicara wiruhutse bakagutera icyo bita kaho nukurwana kubita kimwe ukikubita hasi ukarangira kajya kuza imbaraga zashize none ega urimo uratera ibifunsi byinshi ariko bidahamya umwanzi akakwihora akagucunga none umwanzi akaza kukureba rimwe wahagiye ururimi rwasohotse akagukubita mu byo bita martial arts cyangwa se zirandwana ira mikino yo kurwana bagira ingumi imwe bita kawo cyangwa bita knockout niyo kawo kubita imwe no kuhaguruka bikakunanira nukabona ngo gahanuraga ngo gawigishaga neza ijambo ry'Imana bankubise kawo Satani yakubise kimwe no guhaguruka byananiye numugasanga ndimo ndivurugota mu kabari bankubise kawo ubwo narwanaga naho nazi yangu uracyumvisha ngo umuntu yagiye amarira imbaraga mu kwitoza kandi uwo barwana atari yazi akajya kuza imbaraga zashize yitozaga wese no kwitoza we menya urwana nawe umenye naho kubita umenye n'intwaro ugira gute Imana duhaye ubwoko bwinshi bw'intwaro ariko turwanisha imwe turwanisha niye none se zozonye ko duhaye hafi 9 cyangwa 7 reka dusoreza abandi bazatubaze ubutaha Imana ibaho umugisha hari icyo sobanukiwemo ndagisobanukiwe nsobanukiwe yuko umuntu nta ruhara ashobora kugira nta ntambwe nimwe yatera kugira ngo asange Imana ahubwo Imana ari ifite intambwe zose igusanga cyangwa se ari intambwe zose kugira ngo isange umuntu nabi biravuga ngo gukiranuka kose twagerageza gukiranuka ngo nubucocero nubuki nubucecera cyangwa nubucocero ibyo ari byo byose yego ariko birumvikana abanyarwanda cyangwa n'ubushwambaga yego birumvikana ikindi numvishe nuko Imana idatanga isezerano ryo kugira ngo rigwishe umuntu cyangwa rimucumuze ahubwo ari isezerano ryo ku Mana riba rikomeza umuntu kugira ngo rimutambutse ahantu hagiye hatandukanye akomere ikindi numvishe nuko hari uburyo bw'amasezerano bugera kuri 2 butatu hari isezerano rusange y'abizera ba Kristo ariko kandi hakaba n'isezerano ry'umwihariko Imana igirana n'umuntu ariko hakaba n'isezerano n'ubundi ritangwa n'abahanuzi Imana itabigizemo uruhare yego hanyuma rero abadukurikiye mwese Imana ibaho umugisha shalom